I'm JESCA from America. Yeah. I'm in Kigali. Okay, Ashanti. Actually, twebwe ukuntu nyine duteye iriya iyo tubaye ikintu nyine tuza tukivuga direct. Ushatse? Uri mwiza. Merci. Ariko nuko wenda ari wowe wabanje kubivuga. Uri mwiza cyane. Really? Come on. Oh my God, thank you so much. Ibaze ko nibwo nyishyika mu Rwanda. Ibaze ko tubona nyine umusore mwiza nkawe abwira ngo ndi mwiza. Wow. Birashimishije. Uri mwiza pe. Nukuri urakoze cyane. Hari ikintu nshaka kubaza. It's okay. Kumbona uri umukobwa mwiza kandi abakobwa beza bari abanebwe. Muri Amerika ukora nk'akahe kazi? Oh my God. Ibaze ariko ngo abakobwa bo muri Amerika ni abanebwe. Uzi abakobwa b'abanebwe bo muri Amerika niba abandi nyine bavukiyeyo. Ariko nkatwe urumva ndi Umunyarwanda ko ndi kuvuga Ikinyarwanda tuba twaravuye mu Rwanda tugiye kurira hanze. Of course nuko tuba dushaka nyine gukora cyane. So rero njyewe navuye n'aha nabonaga nyine inaba bagifite imyumvire nazi bafata ukuntu nyine umukobwa w'umu DJ ngo ni ndi umu DJ muri Amerika. Yeah. Yes, nishimiye kuba tumenyana. Nanjye nishimiye kukumenya cyane. Nejwe no kubona ngize mu Rwanda nkabona n'umusore mwiza nkawe. Merci. Sorry. Ndagira ngo nsobanure neza ibintu byose biri. Nusi cyutumva ni igiki? Ntago arambwiye ngo turya uriya mukobwa amafaranga. Nuso kuki ubona ndi kuvuga ngo uri umusaza wanjye ukirakaza. Ujye nyine ujye ubanza ubyumve. Akotese ko ndavuga ngo uri umusaza wanjye nkabona urirakaje. Uriya ni umuhungu se basi wafushye. Kumbonye urakaye. Ibyo bintu kutigeze ubimbwira. Mbikubwiye se ko rangira surprise bankoreye. Nje Gasara arantelefoniye arambwira ngo hari umushuti wanjye ngo ari Kigali ngo ndamukuza umutembe. None se ko nabyambwiye. Ntabwo yarabizi ko mukundana. Ngibi ibintu biri kunshaka. Kuva aho ngukiriye muri diri ndi kubona uri kugenda umvanga. Umva pe ntabwo ari wamishizemo ibintu. Ntabwo ari wabinzanyemo. Ntabwo ari wamuje na Gasara. Kugeza noneho Gasara kubwira ibintu njyewe ntabyo nzi. None se abakobwa rega twisanzuranaho. Yambwiraga ngo basi uzamucumbikire ngo umutembereze yumvaga se yamuguteza. Rega abakobwa barafuha. Gasara yatekereje wenda ko nagukuza n'umukobwa. Buretse. Kugeza hano ngiye kuguha bizu ugahita unsonika. Abimenye. Ume bizu aramuze ya mafaranga aryaga yihorere. Ibintu by'amafaranga byose tubivemo rero twabenzanyemo. Tubivemo reke Gasara. Are you serious? I'm serious. Nta soni. Rego no kundusha kurakara. Ese ubundi rivi. Oh. Sorry. Kusita. Nuko nandi kwa ngaranga muri telefone. Sorry, brother abamagaye nyine agiye kumbaza ko ndashyitse amahoro. Okay. Ya akobwa amenye ko ndamahoro nyine agiye gutuza. Yes. Yeah. Duciye mu ijambo. Ngiye kubaza umva nyine umuntu avuga uvuye mu bihugu byo hanze ahantu hatuje atabakavuyo ariko nyine yagize mu Rwanda bashaka kwenjoyinga kura n'inshuti nyine hano n'abahomba. Ni hano inama mu Rwanda hano. Rwanda rushaka vuye muri Amerika ahubwo uvuga ngo wari umaze iminsi uri mu kazi none urashaka kwirekura ukenjoy. Okay, wamvumbuye reka mbivuge gutya. Ngaho mbwira ahantu akarere umubwire. Nkawe nk'umuntu ukiva hanze ukigera mu Rwanda ahantu nagushimira ubu ngubu hari gukorera. N'ahantu hitwa ku Gisimenti. Ibyo byose ukeneye kubona ambiance y'abantu ukabona aba DJ batandukanye ahantu hari imiziki kabisa ku buryo uwo uhitamo aho ushaka hakuryoheye. Nakubwiye gute? Ni gute nkuhamagara inshuro 100 zose utanyitaba? Muhitabe ndi kuri microphone. Ese wagabanyije uburaya bwawe. Umva Elvin narakubwiye ngo ntuzongera kwanga kunyitaba. Nkaguhamagara ukanyihorera. Njye nawe bizarangire.
soni urazana mu bintu by'abanyamerika kurya amafaranga yabo nabigira mugatangira kubirakariramo nanze nge nguhamagara kunyitaba nabwo n'iki gutari kuri umwe na bwa bubyinyi bwawe uri kubara ngo baki ababyinnyi soni akora ivugo wagabanyije uburaya jumba abantu kambabazi nagiye kubona ujya undeba mu mutwe ugakabye gutese uzi ko ku isi y'Imana ni wowe mukobwa nihanganira reka maze nkwaze rifi ni gute naguhamagara amasanga arakura yose wanga kunyita wumva ko nge mbaye hone ese nkundana n'irobo nkundana n'igiti nkundana n'iki soni no ntabwo ari nona ubu nawe ntugakunda ibintu gukabye reba dufite umushitsi hariya aka ibintu buteye ubu kubera iki wita ku maso y'abariya bantu nibo bazatuma ese umuntu atumuge ko tumuhaye mwe azi kuri musaza wanjye utangiye ibintu bya gombo rose ibyo ni ibiki mushaka iki gombo no kugira ngo urebe kuri inshuro ko ndi serious uvuze ngo iki kwani mbabara no kwima ibyo bintu ntago ndagira gahunda yo kubikora aya umaze iminsi ndi kubona ntazi ibintu uri kwigira sishiri wanyweye ibiki no Gisimenti no kuvuga ngo ahantu hari haka free zone hari utubari twinshi ameze urabona ukuntu XP bimeze naho ni nko muri XP uca hano ku mudije umwe ukajya kuwundi ukumva uwo wanyuzeho n'inyakatsi wagera kuwundi ukumva niwo ubikora paka ugeze ahantu wumva unyuzwe ugafata icupa ryawe ukarimo neza utuje n'andi ntushaka kuhareka aho hantu ahubwo isi vumbwire njye nyine nshaka ko tujyayo ariko uhandangiye of course tugomba kujyana noneho reka mvugane notisi then after ndahita nkubwira sibyo ubundi wowe upanga ukuntu n'inzoga zigezweho mu Rwanda ubundi twenjoying sibyo thank you akundira kamubaza baby ubona nge ndi icyo cyangwa ndi umuntu ako se waretse tukabanza tukabana nyine tukazakora ubukwe tukabona gukora ibyo bintu akundira kamubaza uri mansera uri bikira ako se shiri wajya ureka ibintu nk'ibyo ubundi uri umujyi ibaze nk'ubwo uneye inda none se ubundi tuzabana uyu mutima ufite ibi bikomere mfite iteka natewe no kubabazwa ngaho ndirimbo nawe ukaririmba kiborarura ukuntu useka ukuntu uvuga ukuntu ugenda ukuntu uteye you make me lose control onwero n'uruhande nasanze hari byinshi mu buzima wampaye icyizere wampaye ishimo oya aho hantu ntabwo byaba bijyanye ongera uririmbe ya vasi ya mbere subiramo kakavasi vasi ya mbere kakandi kare na vasi ya mbere karirimbeho gato sheri bro sibyo kandi wowe uri igisazi wowe iteka umuntu uri igisazi do hari ahantu twagiye muri pati turi kumwe baravuga sasa turabona umuntu bita Elvis turabona ari kumwe n'umukobwa tutazi umva JESCA njye musaza wanjye ndamufuhira hahandi ndamutse n'agakobwa nkabonye kamutereta nagaca umutwe njyewe kamaze nkubwire gasaro arambwe ngo gucunga niyo mpamvu ratamufuhira abantu bakagira ngo ariko ntabwo tesa kubeshya ubu nanjye nyine reka mubwire abasaza bacu turabafuhira mu buzima busanzwe nujya ubona gufurira ntukagira ubwoba ahubwo reka mbwe by the way uyarakabya umva ntabwo nkabya kuri musaza wanjye ndavuna hagize agakobwa mbona ni ukuri kwimana uzwi nk'ejo bundi naragiye njya ahantu mu kirori mbona ubukobwa bwamuzire abakobwa uzwi bakunda basari ego Elvis dukye selfie nkabona Elvis ugenda gake ufite umugore wumva musaza mushiki wawe sibyo okay anyway I like your voice uririmba neza pe tatari thank you no kuririmba neza uziko mvuyiriye nzamuka
soko nawe ameze nk'ushaka guca inyuma gasauti ya simba gusa ni gute ushaka kubwira umugabo w'umuntu ngo baririmba neza muri Amerika iyo ubonye ikintu nyine ntabwo uca ku ruhande nk'inaha uhita ukimubwira nese uko mubwiye ngo aririmba neza uraturimba neza ufite ijwi ryiza kabisa pe thank you ako ni bogari ende Gasaro nyine yahise umuntu ubibona se yaratomboye anyway reka mbabwire rero mva nshaka ko dusohoka nyine tukareka kubowaje aho dusohoka tukajya ahantu abantu bambwiye ngo mugisimenti ngo twitwa mugisimenti ngo harahiye haratokomeye tujye kurya isi dutwike twenjoying turajya 777 mu gisimenti okay ntabwo ndajya mu gisimenti ibintu bibereye njye ntabwo nzi ariko tugomba kujya tugaciringa come on reka rero ngiye mbanza mvugane na mushiki wanjye yaza ahubwo se mugenda mujye kwitegura mwambare neza tuze duciringe tugende wa mugari mu gisimenti nta wamenya bagire vogo banezero barashyushye ariko nduri butware tesi uragira mpindure gute kandi ubona nambaye neza urabona nari ku cyangwa asa neza nko gushaka ingofero nose ubwo nitujya mu gisimenti agakubita nk'ikibuye rega Elvis ni umuhanzi aho yagomba kwifunga kugira ngo abantu batamumenya uzi umukobwa waba mu gisimenti nabonye reka niryamushikira nyine rega umusaza wanjye ni umusitari rero agomba kumuproteja ku buryo nta muntu kibazo rwose irate nta kibazo okay narebereka ngende mvugane na Boni urere hasi turaza gusubira tunarebe nimusoze kwitegura it's okay sawa yeah twagenda singagenda okay no musaza wawe umva arafira none nanjye abunanye n'agakungu akumva mubwire umubare uzagira ibanga ntabwo neza ndamubwira ko njye mfite boyfriend uko ugiye kwivuga ubu buranyica ndavuga noneho yanyica uzabiceceke ntamenye ko nkundana na musaza wawe ukarafuhira noneho izukura bambwira ngo abahungu bo muri Amerika bo ntabwo bari serious ngo bafite ngo abakobwa benshi amenye ko mfite umuhungu wo muri Amerika ako nanjye yumvishe ko ndi umunyabwenge nanjye kwivuga ko nanjye mbana na musaza wanjye kandi kumuganyire si bafuha uzi kubwira umuhungu ngo ufite ngo ubaze ko nanjye mba numva nara iyo umukobwa muterese ndakabe ya baby trust me njyewe tuzamubwirisha ari sazo so kuntu cyakirakaje amenye ko mfite umuhungu dukundana yananye ntabwo nabivuga bebe nta kibazo penye n'icyo aho gusambara iki umva nyine gusa ndumva ashyushye naharashyuha byatari n'ukuri ahubwo nyine iwanyu kandi ngo mujya mu bushyuhe bukenda kubica mwari mu bukonje ariko twe turi mu bukonje niyo mpamvu nyine nagize hano akanshyuhira so nyine mfite koga nyine nkambara n'utuntu nyine nk'umuntu ugiye nawe urabyumva sibyo nawe ariko nyine nizere kutagenda wambaye gutyo wambare neza ahubwo reka twitegure shiri gusa uradatereta icyuki ari icyuma ahubwo sha mana yanjye nanjye umusaza wanjye batarafashwe sameze bitewe man ubudiri irahindutse noneho ubu nureba umugore wanjye tesi birangiye abaye sister abantu ko nintindana nawe nzasa ibisazi byawe uzabinshyiramo nese kumaze kubwira tuje hano mbwa kuje kunyereka shiri wawe nkamusuhuza hari ibintu birenze muhamagare azanasuhuza ese ibyo kuvuga ngo ahindutse mushiki wawe ibyo ngibyo bibaye gute man tuza Boni tuza kabisa kumubona uramubona n'ubundi turi kumwe nta nagiye man urumva ari kibebi nari mfite kiba USA bita Gasaro urumva cyo ni kibebi njye na shiri wanjye yarabizi yuko ari kibebi mfite n'igibiceri cyo kimi ibiceri tu urumva kinyoreza $, kuri za Western Union shiri wanjye we yarabizi ntabwo ari ibintu byamutungura ariko buri uriya mubebi wundi uri kubona hariya ni umunyamerika bro ni ibintu birebire tu ntabwo wabyumva hano ahuriye he n'uwo nguwo urya ibice kandi nkubwira ko ari umunyamerika n'uwo Gasaro ari umunyamerika ubwo ngubwo njye na shiri duhise twanzura yuko agiye guhitamo ese uyu mubebe urimo hano aziranye n'uwo nguwo urya ibice bro baraziranye none se urumva batabahamwe none se urumva babyizere gute bro hamagara Elvis uri kumva kuri telefone umugore ko yaguteye inda ko mubonana urumva n'umwe kubonana
tega amatwi nkubwire ndanje none uzanyemo ibindi urayongera amafaranga ariko se ntabwo mwaryamanye twaryamanye ahubwo se yewe nzi simvuye nuko nciye mu rugo guhindura imyenda mvuyeyo ariko uguze ibintu ankoreye mpavuye nenda nko gusara wowe amafaranga umuntu ndayaguha urayampa ntabwo nava najya wowe nyenze urukundo akunda tese urumva shaka nanjye kumubihiriza ku buryo umva nkubwire nzamwitambika mpaka umva ndashaka kumuhisamo ku buryo ahandi hose azaribura nzamushyira hasi hahandi wowe nshaka ko umubwira ko aguteye inda urumva kandi ushaka kumubana no kugira ngo dushaka kuyikura nenda kugira ngo ushaka ko muyikura mu wangu mbwiye ko agomba kuba miliyoni 5 kugira ngo ubu se nanjye nakupimisha uriya muhungu Elvis ubona ari ni ikigo rye ariko ndakizi cya Elvis uzi uramundusha mva amafaranga nyizeye ko ahari